Kanongera mbahereza ikaze nanone ku YouTube channel. Umusore mwamenye muri sinema nyarwanda muri benshi Kiramani, uyu mwanya rero akaba yahagaritse filime yari arimo akina imaze igihe kirekire, bitewe nuko iyi filime irimo iteza impaka nyinshi hirya no hino. Gusa kwihagarika kwayo cyangwa se kw'iyi filime kugira hagarare, uwabigizemo uruhare runini cyane ni umukobwa rwose cyangwa se umugore mwamenye muri benshi mu itangazamakuru, yigaruye imitima ya benshi bakurikirana ibiganiro byiwe, Mutesi Scovia. Ese koko we nimba uri umufana wa Kiramani, ibi ngibi wabyakiriye gute? Kiramani rero yavuze yuko kuva yahagarika iyi filime rwose arimo ahomba cyane ku rwego rwo hejuru, kubera yuko yavuze yuko iyi filime yayikinaga igice kimwe cyashoboraga kubona ibihumbi 500 cyangwa 600, yewe na miliyoni yajyaga ayibona. Ni filime yakunda gukina rero iyo kwiyenza, kuri uyu mwanya rwose akaba yamaze kuyihagarika bitewe n'uburyo iyi filime yari guteza impaka hirya no hino, cyane cyane mu itangazamakuru, bitewe n'uyu mugore muri gukunda cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, Mutesi Scovia. Ibi ngibi yabigarutseho kuri Mia Impa ya Kiramani, avuga rwose nubwo ahagaritse iyi filime ni ibintu bimubangamiye cyane. Ese wowe ziriya filime za Kiramani zo kwiyenza ubundi wajyaga uzibona gute? Wabonaga byabaga byifashe gute? Nimba wazikundaga duhuriye muri komenti, nimba nawe ubona hari ingaruka zateza nk'uko uyu Mutesi Scovia yakomeje agenda bigarukaho, ari nabyo byatumye Kiramani azihagarika. Reka duhurire muri komenti dutangire ikiganiro cy'uyu munsi turebera hamwe ibyo Kiramani yatangaje kuri Mia Impa. Kiramani rero umaze kwamamara muri sinema nyarwanda yatangaje ko yaretse gukora filime yakoraga yise Kwiyenza, aho yagendaga akubita abakobwa bambaye imyenda migufi n'abasore bambaye amapantaro yenda kugwa hasi rwose. Ibi ngibi rero yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Mia Impa Murindahabi Irene, aho yagarukaga ku buryo umwaka we na Nyambo bari kumwe basanzwe bakina na filime rwose wababereye mwiza cyane. Ibi ngibi Kiramani rero ni ikiganiro rwose yatanze kuri Mia Impa ubwo yari ari kumwe na Nyambo, bavuga yuko umwaka ushize bari kumwe bakorana ari umwaka wabaye mwiza cyane. Uyu mwaka wa 2024 bavuga yuko wababereye umwaka w'amata n'ubuki, wabagendekeye neza cyane rwose nka bamwe mu bamaze kwamamara muri sinema nyarwanda. Aba bombi, uyu Kiramani ndetse n'uyu mukobwa wacu Miss Nyambo. Kiramani yavuze ko uyu mwaka wamubereye mwiza cyane, ko yakozemo ibikorwa bitandukanye ndetse akabona inyungu nyinshi kandi zigezwe ku kantu hatandukanye n'iyindi bizinesi agenda akora hanze yuko amaze gukina filime. Rwose yavuze yuko byose byamugendeye neza, kandi avuga yuko atari uyu mwaka wa 2024 gusa umugendeye neza, na 2023 watambutse wari wamubereye mwiza. Yanagarutse mu rugendo rwe rwa sinema akanarushinga mu buryo bwemewe. Uyu nguyu cyangwa se uyu mugabo avuga ko 2024 ari umwaka wamubereye mwiza cyane, kuko yari arwaye gutwara igikombe nyuma y'imyaka 5 amaze muri sinema, ntacyo yari yarahawe. Ariko Kiramani ubusanzwe ubu ngubu muri uyu mwaka wa 2024 rwose igikombe yaragihawe, ngira ngo mwarabibonye rwose ubwo uyu Kiramani yakiraga igihembo. Avuga yuko ari ibintu byamushimishije uyu mwaka wa 2024 atazawibagirwa, yuko ari wo wamufunguriye, yakoze cyane yewe bikamuhisha n'igihembo, ari nako ibikorwa byiwe byagendaga bizamuka umunsi kundi. Kiramani ubusanzwe witwa Niyonshuti Yannick muri uyu mwaka yahawe igihembo cy'umukinnyi wa filime zica kuri interinete uhiga abandi, gitangwa na Mashariki Film Festival. Kiramani rwose nawe yaragihawe mu bagihawe, aho Murindahabi Irene yahise amubaza ati ariko nubwo umwaka uvuga ko wakubereye mwiza, hari n'abavuga ko wakozemo amahano. Abavuga yuko rero Kiramani mu mwaka yakoze amahano niko bita Mutesi Scovia twatangiye tubabwira, bavuga ko ibyo ngibyo rero
byaturutse kuri filime washyize hanze kuri YouTube wise Kwiyenza, aho ugenda ukubita abantu inkoni bambaye ubusa. Iyo ni filime rero abantu benshi bagiye bareba kandi bakanayishimira. Uyu Kiramani rero ni ibintu rwose yihanganiye afunga umwuka guparika iyi filime yiwe yise Kwiyenza. Uyu munyamakuru yari agendeye ku kiganiro Mutesi Kovia yakoze mu minsi yashize, akavuga ko ibi bintu Kiramani akina hari abantu bashobora kuzabigenderaho rwose bagakubita abandi bantu bitewe n'uko babibonye muri filime. Yagize ati we araza ngo arakubita abantu bambaye imyenda migufi akabakubita rwose, ariko akareba ku ruhande rumwe ntamenye yuko hari abandi bantu rwose bashobora kubigenderaho bagakubita abandi. Ibi ngibi rero akunda kubikorera ku muhanda, ukabona ni urwenya, ariko iriya mikino hashobora kuvamo umuntu umukunda yabona umukobwa wambaye wa mwenda nk'uwo yabonye muri filime ze, agaterwa nawe gukubita uwo muntu rwose amubwira ngo najye kwambura iyo myenda nk'uko Kiramani abikora. Kiramani rero ukunze kugaragara muri filime nyinshi zitandukanye hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akenshi akunze kugaragara muri filime ze ndetse n'iza Miss Nyambo. Muri filime akunze gukina wo gukubita abantu rwose ni filime yamaze kureka, ariko avuga yuko agiye guhomba amafaranga menshi cyane bitewe n'uko iyi filime agiye kwihagarika, ugasanga uwo muntu agiye gufungwa azize ko yarebye filime ya Kiramani agatandukanywa kureba ko baba bakina. Rero ibi ngibi Mutesi Kovia rero yabigarutseho avuga yuko rwose umuntu ashobora kureba ino filime ya Kiramani agafungwa bitewe n'ibyo yabonye rwose ku ruhande rw'uyu musore yikorera muri sinema. Kumusubiza undi yahise avuga ko adashaka kugira ikintu avuga kuri ibi bintu, ndetse asa nk'ugaragaza uburakare. Kiramani rwose nta kintu asubije Mutesi Kovia habe na kimwe, ahubwo ni ibintu byamubabaje cyane. Buri umwe wese yarari aho ngaho akabibona, cyangwa se buri umwe wese yarebye icyo kiganiro ubwo bari babimubajije, ni ibintu byamubabaje ntiyagira ikintu arenzaho. Nyambo bari bari kumwe mu kiganiro yahise amwunganira agaragaza ko ibyo bintu bashyiraga kuri YouTube ntacyo byari bitwaye, kandi iyo bikiba byateza ikibazo abantu bari babikurikiranye rwose bari gutanga ibitekerezo bakabwira ngo ntabwo biriya bintu ari byo kandi mu bigabanye. Ariko uyu Kiramani ndetse na Nyambo, ubwo Nyambo yamwunganiraga mu kiganiro, yavuze yuko we nta kintu byateza biriya, yaba hari icyo byari guteza abafana babo bari kubabwira. Kiramani yahise yongera aravuga agaragaza ko buri kintu cyose kigira ingaruka nziza cyangwa se mbi mu buzima, ko yahisemo kubihagarika agashaka ibindi atangira gukora. Ati nabikuyemo ntabwo nshaka ihangana, bagize ikosa najyaga mbikora ugasanga amashusho yarebwe n'ibihumbi 500 cyangwa se ibihumbi 600, yewe na miliyoni za video najyaga nkora zo kwenza narazinjizaga, aho kuriyemo biriya byo gukubita no kugira ibihumbi 100 bisigaye bingora byose ni ikibazo rwose. Kiramani rero byamuteye ikibazo ngira murabyumva, kubera yuko yamaze kuvuga ko ahanda kurema irarore yajyaga akina gukubita abantu no kubona ibihumbi 100 ku munsi, yewe birimo bimugora ku rwego rwo hejuru. Nsigaye mfite ubwoba, ejo bundi hari uwambonye mfite imbunda aravuga ngo noneho nakubona uragowe. Uyu Kiramani rero urumva yuko ari ibintu byageze ku yindi ntera, kubera yuko umuntu yamubonye afite imbunda zirambunda akoresha muri sinema z'ibipupe, ahita amubwira ngo noneho nakubona rwose uragowe. Uwo ni Mutesi Kovia bavugaga, yavuze ko ari ibintu yakoze kuva kera ariko nta butumwa atangamo. Ati nibuka ko bwa mbere unantumira aricyo kintu cyatumye rwose unzana ngaha kuri YouTube channel yawe njye na Nsabi, naje kwicara ndavuga nti uwabikora nshyiramo ubutumwa kuri YouTube uzarebe umuntu ufite ibintu bizima ko
bamureba, ariko wa muntu uzanye amatiku cyangwa se ibidafite cumi na kabiri niwe bareba. Kiramani rero avuga yuko nawe ari cyo cyari cyatumye azana iriya role, avuga ko yicaye agasanga ikibazo abwira abakobwa gusubira mu rugo kujya kwambara bakikwiza rwose nta bantu bazabikunda, niyo mpamvu yahisemo gukora biriya. Ati naravuze nti birasaba ko nshyiramo inkoni uwo mukobwa wambaye ubusa rwose, wowe ukabireba kuko harimo nk'akantu kadasanzwe ariko gafite ubutumwa. Kiramani agaragaza ko hari abantu bahindutse kubera iyi filime bari barimo bakina, gusa akaba yirinze ihangana kubera uyu munyamakuru wacu Mutesi Scovia. Akebura Mutesi Scovia ndetse n'abandi bagendeye ku magambo ye avuga ko abantu bakwiriye kujya birinda gucira urubanza ikintu kitararangira. Ati ntukajye ucira urubanza ikintu kitararangira, filime nari kuzayisoza ukundi wenda ikarangira mfunzwe cyangwa se ikarangira ngaragajwe ingaruka zabyo, ariko wowe rwose wahubutse cyane ku rwego rwo hejuru. Avuga ko nta rwego rwa leta na rumwe rwigeze rumubangamira, ariko akaba yaragize impungenge agahagarika iyi filime, agaragaza ko ubuyobozi bugaragaje ko nta kibazo iyi filime ye iteye yakongera akayikomeza. Uyu nguyu rwose Kiramani arimo avuga yuko kuba agiye kureka iyi filime ari uko Mutesi Scovia yishyanukije. Kamubwire ugire ibihe byiza n'umwaka mushya muhere, nawe tubwira uburyo ubibona.